yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aciye mu murenge wa Cyanzarwe aza kuba araswa aho yiciwe ni imbere neza naho abasirikare ba FARDC baba bari. Wa kane habaye icyo nakwita akamaramaza mu Kirundi hariya Imweso, bombe yaragiye ijya ku rusengero rusengerwamo abantu batari bakeya barapfa. M23 yo yavugaga ko ari drone, FARDC nayo ikavuga ati ni M23 yahateye bombe. M23 yakora ikosa ryo kujya kurasa ku rusengero izi neza ko hari abaturage. Kuki se FARDC yo yabarasaho kandi ari abaturage b'igihugu cyabishinzwe kurinda? Tanzania ku wa kane rwose bamaze kuba bagera mu kibaya. Leta y'u Burundi irasa nkaho cyeka ko u Rwanda rushobora kuyitera. Ingabo z'u Burundi rero zasatiriye uwo mupaka cyane n'intwaro nini n'abasirikare benshi. Ukorera ahantu uba wifuza ko umutekano waho uguma mu ntoki zawe. Ese bigeze baguhangika bakaguha inote za pirate? Ujya wifuza kumenya ibibera iwawe no mu gihe udahari? Wigeze utegura ibirori ubura sonorisation nziza itanga umuziki utaryana mu matwi? Muri business yawe abakozi batinda kugera ku kazi umusaruro ukabura? Igisubizo ni Kigali Smart Solutions. Tugufitiye imashini zitwa X-ray baggage scanner z'ubwoko butandukanye bukoreshwa mu gusaka ibikapu kugira ngo barebe ko nta winjanye ikitemewe mu nyubako. Dufite imashini za walk through metal detectors z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu gusaka abantu bazinyuramo kugira ngo harebwe ko nta byuma bitemewe umuntu agiye kwinjana mu nyubako. Hari kandi na zindi zo mu ntoki zizwi nka handheld metal detector wakoresha mu gusaka umuntu. Tugufitiye imashini zizwi nka money counter machine. Izi mashini zigufasha kubara amafaranga mu buryo bwihuse. Gufitiye amakamera y'ubwoko burenga 100 zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Izikora ku bipangu, video door phone, iz'abana bato, izihishe hidden camera ndetse na accessoires zazo harimo hard disk screen ndetse n'ibindi. Tugufite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ICT harimo ama routers, D-Link, TP-Link ndetse na telefone n'imigozi ya internet. Dufite imashini zifashishwa muri IBM zitwa POS machines z'ubwoko butandukanye, printer n'impapuro zazo. Tugufitiye projector z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu nama n'intoya zikoreshwa mu rugo. Ibikoresho byo muri Hastoha bifasha mu guhamagara abaseriva bwo no kuvuga wireless calling system n'ibikoreshwa mu mabanki mu kwakira abakiriya aho umukiriya afata nimero atarinze atonda umurongo. Tugufitiye printers z'ubwoko butandukanye zikora amakarita izandika ku bikoresho bitandukanye nko gushyiraho amatariki ku bikoresho n'ibindi. Dukorera mu mujyi neza neza iruhande rwa Gloria Hotel ku muhanda KN 59. Hamagara 0793190001 cyangwa se dusure kuri www.kigalismartsolutions.com. Reka tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu by'umwihariko kuri Mama Urwa Gasabo ndetse no ku bindi bitangaza makuru cyangwa imiyoboro yacu itandukanye. Kuri uyu mwanya rero ngira ngo turabaha ikaze ariko dushaka kubaha amakuru twavuga ngo uko byifashe muri aka kanya. Haramutse amakuru menshi yaje akurikira ndi haragaragara imvugo, inyandiko n'ibindi bikorwa bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse harimo na handle Twitter cyangwa se yabaye X y'umuvugizi w'izinyeshyamba M23 Lawrence Kanyuka aho avuga ibice bitandukanye batewemo niko avuga, ariko na FARDC kavuga ko hateye M23. Mbese buri umwe arita umwe, babyita bamwana harya ni byo ngize bitana bamwana. Ariko hagati muri aya makuru dufite n'andi makuru avuga ko ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi mu kibaya ariko kibari cya Bugarama n'icyaha ni ikibaya cyari mu kibira hafi ya Rusizi. Yego, muri Rusizi biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi bafite ingabo nyinshi n'intwaro nini bavuga ko bakikije uwo mupaka, kuko icyo kibira bavuga ko bahana imbibi n'u Rwanda, hashobora naho kuba hari ingabo z'u Rwanda, bityo ngira ngo abarundi bakaba bikanze ko ingabo z'u Rwanda zishobora kwambukira kuri icyo kibira. Ni amakuru rero atandukanye. Reka ariko duhere mu burasirazuba bwa Kongo aho imirwano yaramutse. Dufite mugenzi wacu ukorera hafi y'iki gihugu, akorera i Rubavu. Wiriwe neza? Wiriwe neza Scovia. Natwe tumeze neza i Rubavu, turashima Imana. Ubwo mushima Imana ntacyo bitwaye, mujye mwongeraho ko mushima n'iyi Rwanda. Ntabwo mba nzi ushima niyahe. Ubuse iyo Mana twihuriyeho twese buriya twese nk'abanyarwanda cyane cyane wowe. Iyi Rwanda ariko iyi Rwanda nk'abanyarwanda basenga Imana yo mu ijuru. Ubwo iyo mu ijuru ntekereza ko ari nayo y'u Rwanda.
nanze kubyemera ariko sinabihakanye. byatega n'ukundi. Yego turagira ngo duha ishusho ubundi duhere muri iki gice cya Kibumba. Mu minsi mike humvikanye wa mudamu bavugaga ko yarashwe n'ingabo za FARDC zikamujugunya hakuno y'umupaka amaze gupfa, byarangiye bite ubundi? Urakoze kuza nkaho duheraho ngira ngo ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo tubivugeho. Uyu mudamu rero wari ubikomojeho yitwaga Sifa Ikimana Ishaka, yari umudamu uri mu kigero cy'imyaka 25, ufite umwana umwe nawe uri mu kigero cy'imyaka 4. Uyu mudamu rero yavukaga muri Kavumu ahitwa Ryabizige mu murenge wa Cyanzarwe, akaba yarasanzwe akora ubucuruzi buciriritse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nyine bigendanye n'ubutemewe kuko naho yakundaga kunyasa cyangwa n'amaturage mo muri kiriya gice hari abakoresha zino nzira zitemewe zijya zikunda no kubazanira ibibazo bikomeye cyane, nubwo tutavuga ko bakwiye gupfa. Nkuko nari bikubwiye, nuko rero twe twabikozeho no mu nkuru twakoze, yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aza kuba anyura ku mupaka u Rwanda ruhana n'iki gihugu aciye mu murenge wa Cyanzarwe, hanyuma ngo ku gicamunsi ageze kuri pozisiyo y'abasirikare. Ariko umupaka ni umupaka uzwi se cyangwa ni panyi ibyo bita panyi? Oya, ntabwo ari umupaka uzwi kuko hari umupaka uzwi wo mu giturage byutubuye ahitwa Kabuhanga ruguru, ngira ngo urahazi. Hariya mwaziri yace nta wundi mupaka uhari, ugomba kuza ukanyura kuri Petite cyangwa kuri Garande. Ubwo ni panya nyine nk'uko twabivuga kuko ni umupaka utemewe. Okay. Hanyuma aza kuba anyura kuri pozisiyo y'aho abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babarizwa, aza kuba araswa arapfa. Ariko mu bintu bisa nkaho byaduteye urujijo cyangwa se ikibazo twakeneye kumenya, twanibajijeho cyane, ni ukumenya ngo yishwe nande, kuko abaturage baratubwiraga bati yishwe na FARDC, tukatubwira nkababaza nti mutubwire ikintu kigaragaza ko koko ari FARDC yamwishe. Baratubwira bati icya mbere aho yiciwe cyangwa se yarasiwe hari ni imbere neza naho abasirikare ba FARDC baba bari. Icya kabiri baratubwira bati aho twamusanze ntabwo twahasanze amaraso, bigaragara yuko yiciwe hakurya, hanyuma umurambo we ukaza kuba uzanwa mu gice cyo mu Rwanda. Kandi noneho natwe twigereye neza aho yiciwe dusanga pozisiyo y'abasirikare b'u Rwanda ntabwo yegereye aho ngaho yiciwe. Ikindi kintu cyaduteye urujijo ni ukumenya ese abamwishe bari bashaka iki? Bashakaga gusa nk'abihimura bavuga bati umusirikare wacu yiciwe iwanyu, ngira ngo ni nyuma y'iminsi mikeya wa musirikare wo muri Kongo yiciwe mu Rwanda, cyangwa se ni ukumushakaho amafaranga. Ubwo rero nacyo twakibajeho, gusa twaje gusanga yuko mu cyo bamusanganye harimo ibihumbi bigera ku mafaranga 30 by'amafaranga y'amakongomani n'ibihumbi 15 by'amafaranga y'u Rwanda. Turavuga tutese noneho aho rero birasobanura ko wamurasha atashakaga amafaranga. Icyo nicyo twibajije, ariko nabangiye ndakomeza dushaka amakuru, tubaza undi bari basanzwe baziranye neza, aratubwira tuti kuvuga ngo nanone ngo ntibashakaga amafaranga ntitwabyemeza kuko yagombaga kuba afite agakapu ntako bamusanganye, ngo byashoboka ko ako gakapu ariho baketse ko ariho yabikaga amafaranga. Kandi bano bacoracora nabo bigendanye n'uko bakunze kunyura kwa ziranzira bahura n'ibizazane byinshi babambura, nabo batizeye kuko babazi ko hanyuze n'ahatemewe, nabo ashobora kuba yabitse kure, hanyuma abo basirikare n'ingaro bazi ko bari mu cyaha, ashobora kuba nabo baratwaye agakapu bazi ko amafaranga ari mwari. Icyo ngicyo nicyo twakwibaza cyangwa se twibajije. Ariko reka wenda twihute tugende kuko byagenze, yarashyinguwe, byagenze bite? Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza, byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose.
umwihariko wacu ni uko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Tuhagera twasanze abashinzwe kuhakorera cyangwa se RIB kugira ngo bakore isuzuma ry'umurambo, ngira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko noneho haza ngira ngo ufite n'amatsiko yo kumenya bari bahari ku rwego rw'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda. Twasanze Ryarasa William, uyu nguyu ni koroneri ashinzwe ingabo mu karere ka ahagenda vuba twamuhaye ranki itari vuga ko ari afande Ryarasa ranka yihorera. Ubushize twaribeshye ariko ubu ndayazi neza. Okay mukurikiye babyumve ko njyewe ntari muri iyo diru yawe yo kububizi neza. Ngaho tubwire. Ubushize twavuze nkubito, kandi nkubito yarazamutse afite Major General, hanyuma Ryarasa William we ni Colonel Fu kuko yari Lieutenant Colonel. Abo bose bari mu bazamuwe, ubu ni Colonel, ahagarariye ingabo mu karere ka Rubavu, Rutsiro ndetse na Nyabihu, ndetse n'uhagarariye polisi mu karere ka Rubavu. Abo nabo bari bahari. Hanyuma umurambo ukorerwa isuzumwa, birangije bawujyana ku bitaro bya Gisenyi. Icyakora nk'uko byagenze kuri wa musirikare, hari benshi twari tubyiteze, abarindiye za ngabo zishinzwe investigation zishinzwe kugenzura imipaka, bo ntabwo bahageze, ahubwo hari abashinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda. Hanyuma abaturage turataha, n'umurambo ujyanwa ku bitaro bya Gisenyi. Ubwo ntekereza ko wari ugiye gukora isuzumwa rya nyuma mbere y'uko uza kuba ujya gushyingurwa. Yego, reka dusubire ku mirwano yaramutse uyu munsi muri ibi bice se bya hejuru Kibumba, aho ubushe twaherukaga hari imirwano yabaye nk'ibarwana baza no guhagarara muri za Kanyamahoro n'ahandi. Muri iyi minsi haratujeho rwose haratuje. Ibi bice bya Kibumba, Tuwagaten, ahangaha Kanyamahoro, ukazamuka ruguru mu Birunga, ukajya ruguru kuri rya zino ry'ukunda kuvuga cyane mu mabere y'inkumi, ukatambika ujya ku Mama Oliva. Aho hose kano gace bisa nkaho nta masasu ari kuvuga kuko tuba tubikurikirana cyane, bisa nkaho muri iyi minsi amasasu yacogoye muri bino bice, ahubwo akaba yakomereje aho tugiye kuba tugarukaho mu kanya. Ariko niho hari hameze nabi mu minsi yashize cyagiye, ariko ubu ngubu ubona yuko hasa nk'aho amasasu acecetse, atakiri kumvikana muri ibi bice. Kandi ibyo bice twavugaga abadukurikira babasha kubyumva neza, byegereye neza mu Rwanda. Iyo tuvuze udusozi twa Kanyamahoro ni hafi neza y'u Rwanda, hano ku kibaya. Iyo tuvuze aho ngaho za Kibumba ku gice cyo hino naho ni hafi, no ku Mboga ntabwo ari kure. Ibyo ni ibice byegereye mu Rwanda ku buryo n'amasasu yavuze cyane cyane izi mbunda ziremereye hano mu Rwanda hari abazumva mu gice cyegereye imirenge ya Cyanzarwe, Bugeshi. Hari ubwo amasasu y'ijoro babona amasasu imiriro yayo. Ubwo rero muri ibyo bice nk'uko tubivuze, nta masasu ari kumvikana muri iyi minsi. Aho ngaho wari ubuze ibyo bice byose, abakurikira Mama urwa Gasabo barahibuka neza. Twarahakoreye mu minsi yashize myinshi, byari ibice byegereye u Rwanda cyane. Twarahanyuze bwa mbere ngira ngo n'umwaka w'2022, niba atari 2023 itangira, M23 ubwo yafataga Kabuhanga twari duhari. Abadukurikiye mu biganiro byacu bibanza barabyibuka. Reka noneho dusubire inkuru yacu, reka tuyihere Imweso. Umusibo w'ejo imirwano yavugaga Imweso, ngira ngo n'ejo n'uyu munsi hari ibice birimo. Amakuru ahari ni ayahe? Sinzi n'uranyemerera tuganira ku ibara ryabaye ku wa kane, niba dufite umwanya. Ku wa kane habaye icyo nakwita akamaramaza mu Kirundi cyangwa se agahomamunwa mu Kinyarwanda, hariya Imweso, aho bombe ndagendera ku baturage hariya bahegereye, amakuru nakomeje kugenda nkusanya. Bombe yaragiye ijya ku rusengero rusengerwamo abantu, ubundi irarutigisa abantu batari bakeya barapfa. Ngira ngo imibare kugeza ubu ngubu nuko bagera kuri 20, hanyuma abagera kuri 27 baza kubakomereka. Impande rero zombi ngira ngo Scovia zakomeje kugenda zishinjanya, ngira ngo
M23 yo yavugaga ko ari drone ya FARDC yaje kuba irasa farura rusengero, hanyuma FARDC nayo ikavuga ati ni M23 yahateye bombe. FARDC nari kuvuga ngo ni drone kuko M23 ntirashisha drone, ariko nanone twakwibaza drone yarashe koko, ahubwo se ukurikije ukuntu rwasenyutse wakwibaza mugani ubona ari drone cyangwa se ari bombe. Ariko ibyo rero biraza gusaba abahanga mu ntambara baze gukora comment bakurikije uko babona aya mashusho cyangwa aya mafoto, kubera ko jewe wageze Kabuhanga ndetse no mu kiriya kibaya nkabona imbunda nini zagwaga mu misozi, umusozi ikagwa mu ishyamba, ukabona ko icyo gisasu kiguye mu ishyamba rirase, harabonye habaye ku manywa hari n'injoro. Wakwibaza iyo bomba ariyo yerekeje ku rusengero, niba abantu bashobora no kubona icyo batoragura, cyangwa se niba koko ari drone yarashe. Aha rero kwa ko tudafite usobanura icyarashe, twavuga ngo bombi bararegana ntabwo twanabijya muri detail kuko turabahanga muri ibi bisasu, ariko ngiye amakuru mfiteho makeya nuko bijya drone aho yarashe sineye nabona drone irasa ahantu nkahariya ngo habere nka kuriya nahabonye, nanjye byanteye kubyibazaho. Ariko kugira ngo abadukurikiye tutaza kubatana, hari ahandi wabonye drone yarashe ngo tuhagere? Kirorigwe nabonye bombe yaharashe itagiye ushize, nabonye rwose uburyo hangiritse bitandukanye n'ibyo nabonye hariya. Kandi drone ukurikije ukuntu ziba zingana, drone rega ntabwo ari sakoye, drone ntabwo aba ari nini cyane ku buryo yarasa urusengero rureshya kuriya ngo ifate hafi igisenge cyose kibashe kujya hasi, ibintu byangirika mu buryo bugeze kwa rura rwego. Ntabwo byumva neza. M23 iravuga ko harashwe na drone. Okay, avuga ko harashwe na drone izakorewe mu Bushinwa, ni CH4 izakorewe mu Bushinwa. FARDC iri gukoresha cyane muri iyi ntambara, ndetse iniharaje kuko usa nk'aho ariyo turi kurusha cyane M23. Ariko ngira ngo wumvishe Guillaume Gile Kayiko Lieutenant-Colonel Ruvugira FARDC agerageza kwerekana yuko ari M23 yarashe ikoresheje bombe. Ariko noneho kugira ngo tubashe kumva neza nyirizina n'abadukurikiye babasha kubyumva, twavuga tuti ubundi mweso iri mu maboko yandi. Nicyo mbaza. Okay, hanyuma noneho ariko mbere uko mbivuga hari umuturage cyangwa se umwe mu bahaturiye cyangwa se amakuru nakomeje kugenda nkusanya mweso, ngira ngo wabonye yuko Kayiko arakubwira ngo baracyari muri mweso, M23 nayo ngo baracyari muri mweso. Ariko amakuru ufite nuko buriya mweso bisa nkaho igice kinini haba muri centre n'igice kinini cyo hejuru kigenzurwa n'uruhande rwa M23, ariko ntabwo ari sapusa cyangwa se 100%. Hari igice cyo gisa nkaho cyo ku isoko FARDC isa nkaho ariyo ikigenzura, akaba igenzura igice bisa nkaho cyo hepfo, ariko muri mweso centre hakaba harimo igice cya M23 ndetse n'uruguru akaba ari 23 yagenzura. Hanyuma iyi bombe iri mu gasantere, iri muri centre ndetse n'igice kinini cya mweso. Hanyuma FARDC gasa nkaho ituruka hepfo ku kigo cy'ubucuruzi cya mweso. Okay. Hanyuma ikindi iyi bombe hari amakuru dufite ko yaturutse, ngira ngo birasaba neza kureba kuri Google Map ya neza nyirizina, yaturutse ahantu bita Nyanzare ndetse na memu direction na Gatsiro. Nibice batubwira yuko ukurikije ukuntu ahantu hateye, iyi ni direction yaturutsemo iyi bombe, ndetse iyi bombe direction yaturutsemo ikaba isanzwe igenzurwa na FARDC. Batubwira bati rwa rusengero rwarashwe na bombe, ariko iturutse ku mbunda ya Musade ya FARDC iri mu gice gisa nk'aho ari west cya mweso, nacyo gifitwemo position ya FARDC. Okay. Ubwo abatwumva banaza ahantu bazajya babasha
tukabasha kwimenyera ibyo tubahereza, hanyuma tukabaza tuti ese ubundi nyirizina ninde watatse? Watatse amakuru bahurizaho nuko batubwira bati ni FARDC. None twebwe wakwibaza ngo niba uru rusengero ndetse n'igice kinini hafi mwese hose ifitwe na M23, M23 yakora ikosa ryo kujya kurasa ku rusengero ahantu izi neza ko hari abaturage kandi basa nkaho bari mu bice isanzwe igenzura? kuki se FARDC yo yabarasaho kandi ari abaturage b'igihugu cyabishinzwe kurinda? FARDC nyine icyo ashaka kuvuga, FARDC uru rusengero rw'izina rwasambuwe ni mu gice cya M23. FARDC rero bomba ahantu yaturutse isa nkaho yaturutse kure ku buryo itazi ifite precision yo kumenya ngo iratagitinga ahangaha, kuko sinekeza ko FARDC nayo yari kuza nyirizina ari bomba iteye iza iri kutagitinga urusengero. Ishobora kuba yaratewe ubuhumyi nk'uko babivuga, kuko bisa nkaho yaturutse kure, ariko M23 niyo yari yegereye, isa nkaho biri no muri position yabo, yari gukora ikosa ryo kuri bombarida abaturage basanzwe muri teritwari, kuko iyi mweso abaturage neza. Wenda twe nk'abanyamakuru ntituri bubyemeze cyangwa ngo tubihakane, yego, ariko kuki tutavuga ko yabikora mu rwego rwo kugira ngo ibone ibirego bifatika byo kurega leta, cyangwa se bikaba atari byo koko leta yaraharashe, cyangwa atari na leta ko muteri hararashe SADC cyangwa izindi ngabo z'abanyamahanga kubera ko batazi iyo nzira. Reka iki kintu tukirebere ni ishusho yo kwibaza ngo warashe yaba atarazi iki gice, kubera ko hano mu makuru ahari nuko hano imirwano ihari harimo abanyamahanga benshi. Abanyamahanga babaye batari bazi iki gice, noneho bo bakarasa batazi niba hari abaturage cyangwa badahari. Ibyo ntabwo wemera ko bishoboka? Ibyo nabyo birashoboka, ahubwo ni nabyo bifite intuzo yo gushoboka cyane, kubera ko bazi mu bice. Kuba batazi ibice rero, ariko abanyamahanga uvuga n'abandi barwana ku ruhande rwa FARDC, yego, bishobora gutuma barasa koko nk'uko bivuga, kubera ko batahazi. Ngo rero ibyo uvuga birerekana amahirwe menshi nawe ndumva uri kuyahuriza ko bishobora kuba ari ku ruhande rwa FARDC. Rero ntabwo ndi bubyemeze, ariko birashoboka. Hanyuma ikindi kugira ngo nawe twumve babyumve neza, iyi mweso iri muri ubusanzwe iri muri teritwari ya Masisi, ndetse ikaba ari imwe muri teritwari ebyiri. Ubundi Masisi igizwe n'uturere 5, icyo bita teritwari M23 aho ifite ibirindiro cyane ni muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri teritwari iyi ngiyi ya Masisi. Ubwo rero uvuga ngo igisasu nyirizina cyavuye, nubwo itabikontora 100% nk'uko nazivuze, ariko naho n'ubutaka bunini, kuko teritwari hariya hari ugusanga iruta u Rwanda, kandi noneho ugasanga ni teritwari nta nubwo ari Nord, kuko izi ni teritwari 5 zigize Nord Kivu. Ubwo rero ni igice gisa nkaho kiganjemo aho M23 igenzura kugeza ubu ngubu, inafite ibirindiro. Kugira ngo yeruka no gushyiraho abayobozi, kugira ngo byo bimaze n'igihe, bigaragaza yuko hari itangiye kuhashitsa ibirenge, itangiye kuhafata nko mu rugo. Muranyumva? Yego. Nashakaga kukubaza, ibyo ni ibice, ni inkuru yabanje cyangwa se iherutse? Uyu munsi hari andi makuru ashobora kuba yavuzwe y'imirwano? Uyu munsi ifite iyihe shusho? Uyu munsi ntabwo bari kurwanira imweso. Yego. Uyu munsi ntabwo bari kurwanira imweso, bimuye position, kugira ngo amakuru dufite nuko mu gitondo uyu munsi ku isaha y'isa 11 nanone hongeye kumvikana imbunda ziremereye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ariko aho barwaniye uyu munsi basa nkaho bavuye imweso, ahubwo amakuru dufite nuko barwaniye ahantu hitwa
bararenga bajyagwana n'ahantu bita Negenero, Kaluba, Mbuhi. Utu duce rero twakikije niho bisa nkaho M23 yabyutse mu gitondo ihanganye na FARDC. Iyi ntambaro nari turi kuvugana rwose abaraza kuba dukurikira amasasu aracyanavuga baracyahanganye ku rugamba ku buryo bitoroheje nyirizina kumenya ibiri kuri front line, ariko muri ibi bice bya Kaluba, Mbuhi ho amasasu aracyumvikana, aho nk'uko basanzwe bashinjanya nyine bwitana ba mwana. FARDC n'abayifashije irimo iravuga ko ari M23 yayatatse, M23 nayo ikavuga ati ntabwo ari twebwe ni FARDC barimo baritana ba mwana, ariko muri bino bice nkubwiye niho ubu ngubu basa nkaho bari kurwanira. Ibi bice umuntu yumvisha ibi bice barimo barwaniramo uyu munsi bisa nkaho byanateye impungenge abaturage bamwe mu batuye Goma. Hari aho bihuriye n'umuhanda wa Sake, kuko iyo igihe cyose iyi mirwano iyo yabaga yubuye, haba ku gihe cya Laurent Nkunda, haba ubwa Ntaganda, haba no ku bwa Makenga, igihe cyose iyo barwanya abantu bavuga Goma, bakavuga na Sake. Hari n'imishyikirano yagiye iba kubera ko Sake iri mu maboko y'inyeshyamba zafunze Goma. Hari aho bihuriye na Sake cyangwa biyisatira ku buryo byakongera byaba ari byo byateza ibyago byinshi, kandi cyane rwose wagira ngo wari uri no kubireba, kuko ibi bifite bihuriye n'umujyi wa Sake, kuko barakubwira ngo ku muhanda wa Kaluba Sake, uyu ni umuhanda nawe ukomeye cyane, uyu Kaluba na Sake bisa nkaho ari umuhanda ufiteho M23, ariko naho ngo uyu muhanda ntabwo ukiri nyabagendwa nk'uko bisanzwe, kandi ubwo urumva niba Kaluba Sake byabaye ikibazo, ubwo na Sake Goma byabaye ikindi kibazo. Ubwo rero ubona ko ibi bice ndetse n'ibitwa Murambi, ku misozi ya Murambi, Butare, Busumba, ariko Butare na Murambi n'ibyo muri Kongo naho ngo haravuga imirwano, ntabwo biri kure yo kubangamira, reka mbivuge muri icyo kinyarwanda cyumvikana, Sake Kaluba. Wenda tunagana ku musozo tunibaze, iyi mirwano irimo ingabo navuga ngo z'ubwoko bwose muri Afurika, hari Abarundi ngira ngo na Tanzania, noneho nigeze kubona video nanga guha agaciro bageze ku wa kane, ntabwo bikiri, sinzi ko bikiri inkuru yo kuvugira mu kwaha. Tanzania ku wa kane rwose barahageze, no makuru ufite ko bamaze kuba bahagera nabo kuza kwifatikanya na coalition ya FARDC. Nabonye iyo video narayibonye kubera ko ntazi inkomoko yayo, nanga kuyifata nkaho ariko kuri, ariko hari umukomando uyoboye ingabo za Tanzania abwira abasirikare ayoboye ko bagomba kwitegura kandi bakarwanya haduyi, bakoreshaga igiswahili cyiza n'icyongereza, yego, cyo gupiga haduyi ariwe M23. We aranamuvuga mu izina atandukanye nuko bwa mbere Sadek yaduka bavuga ko ije kwirukana inyeshyamba, ariko uyu Mutanzania we yavuze ko ari ugukubita M23. Aha rero ndimo ndibaza iri huriro ry'imirwano ingana itya. Hari abavuga ko Sadek itarambarira urugamba ariyo mpamvu M23 ikimonogoza hejuru aho mu ishyamba, ariko aho Sadek bimare kwambarira, inkuru ya M23 iri birangiriye ku binyamakuru hano. Yego, ariko sinikirije ngo yego mvuge ngo ndabyemeje, ariko icyo shaka kuvuga nuko bwo uruhande rwa FARDC rufite support ikomeye pe, rufite support ikomeye. Izi ngabo waruvuze za Tanzania, izi ngabo zo muri South Africa, jewe ni mu brigade general, ntabwo ari ubwa mbere aje muri Congo, igeze kuza akarwanira, ngira ngo urabizi. Izi ngabo ni nawe wavuze ko igihe cyose igihe baje muri Congo batigeze batsindwa, n'ubu ariko biri bugende. Wakwibaza iyo mirwano irimo kuba idasubiza M23 inyuma, ubwo koko uwo muntu wivuga imyato y'intambara yarwanye aho ngaho n'ahandi henshi ku isi yari yambarira intambara, cyangwa aracyari mu myiteguro ntabwo arajya kuri field? Nibyo ubona ko kwivuga imyato gutyo wenda hari urongoye, kugira ngo n'urongoye isa nk'imisiyo yabivuga mu buryo bwinshi, twabonamo gutera ingabo mu bitugu cyangwa se akanyabugabo abo bari kumwe, ndetse no gutanga icyizere ku bamutumye.
kugira ngo koko abashe kugaragaza ko azatsinda. Ariko amateka aratwereka yuko buri gihe abafite ibikoresho bikomeye by'intambara ataribo buri gihe batsinda urugamba. Ngira ngo amateka no mu Rwanda twarahabonye abafite ibikoresho bikomeye n'abasirikare benshi ntabwo buri gihe aribo batsinda urugamba. Ngira ngo M23 iyo ufite icyo uharanira kandi ugikizaho umutima kuri bariya M23 bakubwira bati mama wacu bene data imasisi barabishe inka zacu bazitwaye bunyago twebwe ubu ubutaka bw'iwacu nta muntu waza ngo adusigura ahangaha. Hari ubwo bigera bagasa nk'aho barwana nk'aho badafite icyo bahomba. Ngira ngo hari bati ntukazarwane n'umuntu udafite icyo ahomba, bigasa nk'aho barwana bavuga bati n'ubundi nidushyira intwaro hasi n'ubundi twapfaga ubundi twasanzwe dupfa, reka dupfire ku rugamba aho kugira ngo twongere dushyire intwaro hasi ubundi bazaze batwica badusanze mu bikuyu bya ba sekuru cyangwa se natwe batwisangiye. Ubwo rero no kuvuga ngo imbaraga z'uwo bahanganye of course kuri M23 zirahambaye ziri hejuru, ndetse no kubasha kwavansa mu buryo bworoshye bizagorana, ariko bigendanye n'umutima bashyize ku ntambara cyo twakwita nka motivation, iyo winning spirit bafite ntekereza ko ishobora kuba ariyo turufu. Mbega no kuva kera barangana na FARDC ntabwo bahitaga ibikoresho. Kandi cya kabiri umwana uvuye Pretoria muri South Africa sinekereza yuko aziyangaja safurusa mwari amashyamba ngo yumve urusasa ajyane y'umutwe cyangwa se yavasa imbere nk'uko M23 mu mashyamba yisanzwe imenyereyemo ibigenza. Ngira ngo wenda mu kiganiro cyacu giheruka twari twabivuze tukavuga tuti aba bantu bararwana ntacyo bahomba. Wa mugani w'umuvugizi wabo wungirije Canisius niwe uvuga ati tuzava ku butaka bwacu ka buki. Ntabwo kure cy'Abana gikomeye cyane. Yego, aha turibaza rero ngira ngo n'ubushe nari nabivuze nkibaza ngo niba n'ubu leta irimo isohora itangazo rivuga ngo inyeshyamba zatatse ibice byatumaga gomigabura byatumaga ubuzima bugaruka muri iki gice, kandi bafite iyi kwasiyo ingana kuriya, wakwibaza izi nyeshyamba zo turi buzite nka wa kundi barazita gatiki, wa mugani w'imvugo z'abubatsi bagiye kuba kasongoye. None turagaruka twibaze M23 irihambira kuri izi ndege iminsi ngahe, irihambira kuri drone igihe kingana iki, irihambira kuri aba bakomando b'ibihugu bikomeye nka South Africa igihe kingana iki, irarwaniye intambara kugeza ryari mu gihe FARDC ifite abasirikare, ifite ibihugu mpuzamahanga biyishyigikiye, ifite imiryango itari iya leta igomba kujya mu ruhande rwa leta. Bien sûr baraza kurwana kugeza ryari? Kuko nicyo kintu umuntu ashobora kwibaza, bararwana bajyahe? Urabona muri iyi minsi barasa nkaho bafashe icyemezo, abanyapolitiki babo n'izindi nzego barasa nkaho bacecetse, barimo gutanga ubutumwa busa nkaho ari buto bagaceceka. Abantu bashobora no kwibaza, hari ikindi kibazo cyasigaye abantu bibaza, baravuga bati se Colonel Nanga yarapfuye, kubera ko nyuma y'uko humvikanye ko harashwe abasirikare bakuru b'izi nyeshyamba, bwana uyu musirikare Colonel Castro ndetse byavugwaga ko bashobora kuba barapfuye bombi, ariko nyuma haza andi makuru ko Bahati bashobora kuba yarakomeretse natwe. Abantu bakibaza muri icyo gitero cyaba cyaranahitanye Colonel Nanga, kuko nyuma yaho Nanga ntabwo arongera kumvikana niba mbyibuka neza. Canisius yaravuze ati nta n'urutozi rwamuriye, ntabwo bigeze bemeza ko yapfuye. Numvisha avuga ngo nta n'urutozi bigeze rumurya, atari aho ngaho arakomeye. Niko abivuga, ariko twe ntabwo ari buhagarike kwibaza ko ibibazo by'abari hanze intambara irimbanyije, humvikana amasasu, hatumvikana amajwi y'abanyapolitiki, mu gihe Patrick Muyaya nk'umuvugizi wa guverinoma Kinshasa arimo avuga, mu gihe Perezida Tshisekedi avuga, mu gihe Bazungura bavuga, abanyapolitiki bizi nyeshyamba bo bagaceceka. Kwibaza ko umuntu yaba yarapfuye nta gitangaje cyaba kirimo, cyangwa yaba atarapfuye akaba yarakomeretse bikomeye akaremba ku buryo adashobora kugaragara avuga cyangwa atanga ubutumwa. Ibyo nabyo abantu ntibahagarika kubyibaza igihe cyose abantu batarimo kongera kumubona mu ruhame.
ngira ngo Twitter ya Lawrence Kanyuka na Bisimwa na Major yabaye koroneri uri ngoma yabaye leta koroneri ari majoro ari muri bari abaherutse kuzamura hanyuma Lieutenant Kano Wiringoma nawe afite ibyo avuga ariko mu by'ukuri wavuga ngo abanyapolitiki barimo nanga abantu bose bari biteze ko ari ushobora kujya atanga speech zikomeye zituma isi ishaka kumva abanyapolitiki izajya yumva impamvu ya M23 agiye kumara ibyumweru bibiri atagaragaye mu ruhame atavuga kuba abantu bavuga ko ashobora kuba yaraguye muri kiriya gitero rero nta gitangaje kirimo nk'uko yaba nahari kubw'impamvu zabo bacecetse abantu bazakomeza gukurikira turebe niba hari amakuru mu gushakisha kwa kundi tuyahiga yaba yo ku muhanda cyangwa yo mu nzu kugeza tumenye niba koko uyu mugabo yaba akiriho cyangwa atakiriho kuko biri mu bivugwa nabyo. Hanyuma ikindi ngira ngo turimo tugaragaza kuri ingingo kuri icyo kindi cyo kibazo kindi watangiye nibaza uburyo M23 izabyitwaramo turabanza turebe noneho hari ibintu isa nkaho iri gukora bikwereka uburemere n'ubukana iyi ntambara ifite ndetse bisa nkaho bikwereka neza ko nyirizina iyi ntambara nta witeguye kuba yamanika amaboko haba kuri FARDC ndetse no kuri M23 reka mere kuri M23 urareba timing yo kuntu bavuze ngo aho tugenzura reka twashyira abayobozi bayobora uturere ubwo ni muri izi teritwari bayobora za Masisi ndetse na Rutshuru gisa nkaho kikwereka nyirizina ngo twebwe ahangaha twamaze kuba tuhashitsa ibirenge turarambije ubundi na perezida watowe muvuga Kisekedi nta matora yabaye ahangaha ntitumwemera ahangaha asa nkaho ari agahugu kacu ni iwacu ntabwo tugenda kuhava iki kirakwereka umuntu inka mushyitsi icumbikira ugasanga yaryamye yarambije ntabwo ateganya gutaha icya kabiri nubwo M23 bitandukanye ari iwabo idacumbitse icya kabiri urareba iyi motivasiyo ikomeye cyane yo kuzamura mu mapeti abasirikare muri kino gihe bisa nkaho byahuriranye FARDC irongera imbaraga M23 nayo ikazamura motivasiyo ku bari kuri front line hanyuma ikindi uvuga ati M23 izabigenza ute ubwo ndahera kuri motivasiyo mu gutera morale abasirikare bayo ikindi noneho gitera ingabo mu bitugu bashyizemo imbaraga wari bikomojeho ni diplomasi kuko irareba FARDC ni nk'igihugu kugira ngo bere gukomeza gufatwa nk'inyeshyamba ngira ngo M23 nayo yashyize imbaraga nyinshi zishoboka muri diplomasi niko gutangira gukora mobilization yo gusaba abandi banyepolitiki cyangwa abasirikare kuza kwijoininga niko gufata nk'abo bananga umunyepolitiki wabagariye komisiyo y'amatora muri Kongo nawe kuza nubwo buriya nanga yapfa ariko yaramaze kubajoininga ntabwo nawe yarabuze abandi banyepolitiki bakomeye baba bari kumwe nawe nabo bafite ijambo nubwo ritaba ringana nk'irye bashobora kuzajya barivugira nubwo narimbuze warubuze ngo nubwo yapfa ntabwo bivuze ngo ishyaka rye cyangwa icyo yazanye cyose kivuyeho burundu hari abo azaba yazanye nabo bazamufasha bazafasha M23 nubwo umurindi n'ijambo yari afite hariya muri politiki bitanga nawe ndari nabo bari inyuma ye ariko M23 iragaragaza yuko yashyize imbaraga muri diplomasi kugira ngo noneho no mu mahanga batangire bumve ikirwanira rero kwifata nk'inyeshyamba ukajyana abantu bakoresha kwifata nk'inyeshyamba mu mahame y'isi no mu buryo buzwi ni inyeshyamba inyeshyamba za nyeshyamba z'abagizi ba nabi turashaka kongera rero kwako nk'inyeshyamba w'umutwe z'abagizi ba nabi inyeshyamba wizitegura iyo umuntu yabaye inyeshyamba bari ariko inyeshyamba yose ntabwo ari umugizi wa nabi abantu basobanura iyo umuntu yitwa umugizi wa nabi haba hajemo imitwe y'iterabwoba imitwe isahura ariko kuba ari inyeshyamba yo ni inyeshyamba wenda ikitaba ntiwamwita umutwe w'iterabwoba kubera ko ari abenegihugu basobanura impamvu zabo abakuru b'ibihugu batandukanye banabisinyeho ibyo byose rero ntabwo
inyeshyamba ari umutwe w'iterabwoba mu gihe isi itarabitse ibyo bemeye no kuganira n'abakuru b'ibihugu batandukanye mu gihe umutwe w'iterabwoba udakora ibyo reka dusa nkaho tugana ku musozo dusubire ku kibira u Rwanda n'Uburundi no kurwana muri Congo ariko perezida wabo avuga ko ategura guhirika ubutegetsi amagambo yuje navuga ngo uburakari yumvikanye n'ijwi rya nyakubahwa perezida wa repubulika asa nk'aho agaya ibikorwa n'imvugo z'abaperezida yaba Tshisekedi ndetse na perezida w'Uburundi nubwo atavugaga amazina ariko ukurikije mu ijwi rye n'uko avuga birasa nk'aho aribo yavugaga kandi nibo bafite ikibazo muri aka karere asa nk'aho asubiza perezida w'Uburundi wavugaga ko ndetse na Tshisekedi yigeze abivuga ko bazafasha abantu bashaka guhirika ubutegetsi perezida w'Uburundi wakiraho n'akarufati urubyiruko tugiye kurufasha kugira ngo tuhirike wavuze ngo we kugira ijambo akoresha cyane ahuriyeho na Tshisekedi ngo kugira ngo turukure nko mu bugwate cyangwa se abantu bafatwa nk'ingozi tubohora abanyarwanda barasaba urubyiruko guhirika ubutegetsi bw'i Kigali cyangwa bw'u Rwanda perezida w'u Rwanda asa nkaho yakoresheje ijambo rivuga ngo hari umuntu ushaka kudusubiza aho twavuye twarwana nka tudafite icyo duhomba yego umuntu wo kuvuga ko ushatse kubikinisha yarwana intambara ukagira ngo ntacyo ahomba kandi ukurikije uko igihugu uyu munsi cyubatse hari byinshi byo kurinda umuntu wese atatuma hari ubivogera bisa nkaho ngira ngo ariyo makuru arimo kuza aturuka mu bice by'ikibira nyine twavugaga inyuma mu ishyamba ubwo ni ishyamba rya Nyungwera niba ariko baryita hariya ni ukuvuga ngo iyo biri mu gice cyo mu Rwanda rifatwa nk'aho ari ishyamba rya Nyungwe ariko ryajya hakurya rigafatwa nk'aho ari ishyamba rya Kibira bisa nkaho ari ishyamba rimwe n'ubundi ni ishyamba rimwe gusa ririmo umupaka utandukanye ibihugu byombi bagahindura amazina ingabo z'Uburundi rero bavuga ko zasatiriye uwo mupaka cyane n'intwaro nini n'abasirikare benshi nyuma y'uko bumvise ngira ngo byavugirwaga mu mushyikirano ku nshuro ya 19 wa 2024 i Kigali ejo bundi baketse ko bashobora kubangira ngo wenda ingabo z'u Rwanda zishobora kuba zakoresha iyo nzira ko ariko mbyita babatera ngira ngo bumvise bavuga ko bagira ngo baratewe bivuga rero ko hari abasirikare benshi barinze uyu mupaka imbunda nyinshi bakikije mu by'ukuri mu ijambo rimwe bavuga ngo leta y'u Burundi irasa nkaho ikeka ko u Rwanda rushobora kuyitera ariko nyine nta cyemeza ko u Rwanda rwatera Burundi kuko ntekereza ko ntacyo baba bagiye kurebayo niko mbitekereza kugeza ubu niko mbitekereza rero nta makuru ahari menshi akomeza kuvugwa wavuga kuri iki cy'Uburundi wenda wumvise twakibwira abantu tugasoza oya nta byinshi ishaka kuba ndenzaho cyane ku by'Uburundi kuko ibihari ngira ngo umaze kubivuga byerekeranye n'Uburundi n'ibyo waruvuze gendanye n'ayo magambo amaze iminsi avugwa ku mpande zombi hagati y'ibihugu byombi ubona ko abasirikare b'u Burundi begerejwe ahangaha ku mupaka za Kibira ndetse n'iminwe y'imbundi ziremereye bayirebesha mu gice cyo mu Rwanda ngira ngo n'ibyo waruvuzeho ariko none ikindi nakongeraho hari umwe mu basesenguzi bo mu karere k'ibiyaga bigari anumvishije ubundi ari kuvuga ati situasiyo iri mu karere k'ibiyaga bigari iteye ubwoba gusumbya ko ntabwo nigeze mbona ibintu bibi bigendanye n'umwuka w'intambara nk'ibyo nigeze mbona kuko perezida w'u Burundi amagambo yavuze cya gihe ahubwo ntekereza ko yakabaye ariho ubwo yatumye abashinzwe kurinda umutekano w'igihugu cye bari guhita bazana ingabo nyinshi n'abasirikare kuko n'amagambo ye yavuze ubwayo yashoboraga kuba yatera umutekano mu cy'igihugu cye kuko kwagiriza perezida w'ikindi gihugu akoresha imvugo nk'iriya ntabwo ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri ntekereza yuko bitera impungenge hanyuma noneho n'amagambo ya perezida Kagame agaragaza yuko igihugu nyine cyiteguye kurengera abaturage bacyo kandi yuko amateka cyanyuzemo kitakangwa n'intambara cyangwa se kitakangwa na situasiyo y'ubu ngubu ibyo byaberetse yuko nyine ko n'u Rwanda ariko ntekereza ko bitabatunguye ko nta mikino rufite ibyo rero byabateye ubwoba ndetse niba nabyita nko gusa nko bibajagaraza baza kuba bazana ingabo nyinshi hariya
andi makuru wenda hari bakuri ingingo nuko nabonye ko zambona kuregeze kumva uvuga rwose zatojwe zihabwa icyotero zibwirwa ko zigomba kujya muri Kongo kurwanya M23. Ahangaha sinzi niba wabibonye, ngira ngo nababonye bari kuri defile hariya mu Burundi, babyigwa rwo abahagarariye ishyaka CNDD FDD hariya riri ku butegetsi mu Burundi ndetse n'abayobozi bakuru hariya babashishikarije ko bagomba kurinda igihugu cy'u Burundi ariko ko bagomba no kujya kurwanya M23. Urabizi bavuga M23. Reka ibyo byose n'ibindi bivugwa ni byinshi ku mihanda yaba iya Kigali, ya Bujumbura ndetse n'iya Kongo. Mu kiganiro kimwe ariko reka dutegereze turebe niba hari igihinduka. Iyi mirwano yaramukiye ku misozi ikikije Sake, isatira na Sake, ndetse mu ijambo rimwe twavuga ngo yajagaraje abantu bagoma kubera ko umuhanda usa nkaho navuga ngo barimo barakora ingendo ziri ngombwa. Barasa n'abagiye muri Covid niho bavugaga ngo ingendo zitari ngombwa abantu bazirinde, ariko bashobora kuba bariyo gukora, bahitamo kujyayo. Umuntu wafashe icyemezo cyo gukomeza ruriya rugendo rwo gukoresha umuhanda Sake Masisi ni umuntu ufite ngo urugendo ruri ngombwa pe, ariko wumva yasiba ntagire icyaba. Uyu munsi barasa nkaho basibye kuko mu misozi harumvikana imbunda nini ndetse n'intoya. Ariko ikindi kintu umunyamakuru ukorera ikinyamakuru mpuzamahanga uri muri biriya bice twavuganye, ikintu gisa nkaho cyamutunguye uyu munsi muri iyo mirwano y'imbunda zitahagaze kuva saa 10 za mu gitondo n'umvikana mu misozi, ntabwo yigeze abona indege. Ntabwo indege y'ukora noneho, ariko se bamaze kubarasira indege byiweho bagize ngo bapfa kuzizana. Ziriya ndege reka sikova zirahenda, barakubwira ngo zijyana ku bihumbi 2 miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Ni amafaranga menshi, ntabwo ari gupfa kuzizana gutyo gusa. Kubera ko aricyo baziguriye n'ibyayi babuze kubikoresha, ahubwo ikirimo umunyamakuru we yambwiye ko izi nyeshyamba zishobora kuba zafashe position isa nkaho ari nziza ku ntambara. Uburyo indege muri ibi bice kwigaragambya keretse irishuwa neza ko wirasa adafite imbunda imurasa idafite indege. Ariko kuba harabayeho kurasa drone, kuba harigeze kuraswaho nubwo ishaka kuba itaraguye muri biriya bice ariko igakomereka, kuba mu bihe byanyuranye harigeze kumvikana akajugujugu yaguye mu mirwano yabo, kuba hari igihe iriya ndege yaraswaga igahuswa ariko kubera umuvuduko ikoreraho. Aho abapilote bizi indege banze kwizera ko babasha kunyura mu bice birimo izi nyeshyamba kubera position bafashe cyangwa ahantu bahagaze hashobora kuborohereza kuba barasa indege, kabone n'ubwo baba bafite intwari idakomeye ariko ibice bishobora kubaha amahirwe yo kurasa indege. Waravuga ati ahari ngira ngo niyo mpamvu zitaje, cyangwa se bakaba bagira ngo babanze barwane intambara yo ku butaka mu gihe inyeshyamba zimaze kuzahatwa n'iyi ntambara y'ubutaka, haze kuza hakurikiye indege, kubera ko ubu kubarasa byagorana kuko ingabo z'ibice byombi zaba leta ndetse n'inyeshyamba bahanganye basa nkaho bari hafi barebana mu buryo bworoshye. Bakavuga bati agambwa ati ngira niyo mpamvu yaba ari indi mpamvu ya kabiri yatumye indege itajyayo, kuko irashe ishobora kutabasha kurobanura arwanya ndetse n'abayo, bityo igafata icyemezo cyo kuba yabiretse kujyayo kuko barimo kurwana ibyo twakwita ngo bararebana ku murongo w'intambara ukurikije uko bivuga. Ariko ibyo byose tuvuga dusoje iki kiganiro tubwira abantu ngo birimo kuvugwa, yaba njye yaba na mugenzi wacu ntawe uri kuri front y'intambara nk'uko mu bihe binyuranye twajyaga tubafasha kubabwira ibyo tubona cyangwa turi hafi y'aho bibera. Amakuru aturuka hirya no hino, twashatse ngo muri iyi weekend abantu babashe gukurikira ibirimo kuba hirya. Abafite amakuru arutaho barakomeza kuyaduha, ndetse turakomeza no gushakisha natwe nk'uko dusanzwe tubigenza mu mwuga wacu. Reka tugushimire rero ku mwanya wawe uduhaye, ndetse ukomeze ukurikirane ukora ibishoboka amakuru yose aza uyakire, ariko duhitemo ay'ingenzi yo guha abaturage. Cyane rwose murakoze, nanjye mbishimire abo twabanye. Arakoze cyane. Uyu ni mugenzi wacu ukorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni ku mupaka w'u Rwanda na Kongo i Rubavu. Ngende Scovia Mutesi, dushimire na Theone turimo kudufasha kugira ngo aya makuru y'ibanze tuyabagezeho uko ameze. Tubajya gukomeza kurikira ibiganiro byacu kandi mucikwe
izaba ari imikino za kipe mukunda iza mbere enye muri shampiyona y'u Rwanda nizo zizahura kubakina igikombe cyitiriwe intwari. Buri wese yaba intwari ku y'igihugu cye, yaharanira kugikorera mu buryo arimo bwari bwo cyangwa urugero arimo, nk'uko mu kanya narehoze ndeba indirimbo y'umuhanzi witwa Jules Sentore, numvishije bwumve n'abantu bazi kumva amajwi y'indirimbo, twebwe tutafite amakuru nabonye ntacyo turi bugikoreho, ariko irasobanura ko urubyiruko ari inkambi ikomeye yo kurinda igihugu no guharanira kucyubaka. Ubutwari rero burange buri wese mu cyiciro cy'abarizwamo. Reka